itariki y'ubukwe baranayiporopoje asa kandi ni yawe ubukwe bw'aba bana bw'uyu mwana w'umukobwa nawe buzaba ari ku cyumweru kabisa uko bavuga ngo iyi ndirimbo hari umuntu iri kubwira uwo muntu simuzi harimo inyuro intambuko ngo reba intambuko ureba intambuko ngo reba umumeko ngo yaba ubuzima bwa nyuma ngo nimba ngo yaba ngo ubuzima bwashingiraga ku bantu tuba twararangiye ese koko buriya bararangiye hari umudije w'umukobwa urumva wenda kugira ute kukugirira nabi naguhamagara cyangwa mwanga arashaka ko muhura umva ko kandi naguhamagara bati ndashaka ko duhura uramenye nta muntu uri kukwifuriza ineza hari abajeni numvise ubitondere kandi bitewe n'umudije w'umukobwa ushaka kubishyura ngo baguhemukire ni umudije w'umukobwa w'inzobe uwo mudije umwitondere kuko amakuru ntabwo ari meza bayembe kubigira hakiri kare umubare ibyo bintu ubyemera nk'ukuri ubundi aba ngaba ko badahuje umugabo ko badahuje buretse baba bafite uhamagare ngo umuntu abonane ntuze kuza kubyemera buriya kagarara ni icyizere cy'abandi bantu bameze nkawe cyangwa bafite ubumuga nkawe bivuze ko nabonye minisita utuma twishima yavuze ati akwiye kuba ambasada agendera kuri bagenzi be bagiye bakora ibikorwa bigiye bitandukanye urumva harimo Mercy ba Junior Rumaga buriya ni ibikorwa bakoze kandi bifasha abagira imenge ugiye kumera nka yago wavuze ngo ubwo Kagara muraje nawe mutangire mu Rwanda ntago bizi GTF ni yajaga kubita hit so GTF yakoze ihe hit yakoze iki umublog muri hanze y'igihugu none mu blog uri hanze y'igihugu barimo yagunyarwaye uri hanze y'igihugu barimo Brian uri hanze y'igihugu barimo DJ Brian yagiye mu kazi kazungu ka boss ibi bishatse kuvuga iki kuri DJ Brian DJ Sonia ni umukobwa nyine ni umudj mwiza cyane azi no kudija ntekereza ko kiriya kirego ubundi yagitanze 2021 ndakeka 2021 reka ndebe 2020 right mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima mu dukurikiye kuri Bintu TV abari mu majyepfo amajyaruguru y'Asirazuba n'Iburengerazuba by'umwihariko mu mugirwa hagati wa Kigali n'abari ibwota amasimbi nakiriye bamwita barabimenye bamaje kumenyera ni Benjamin barabimenye ntago ari ngombwa kwivuga mu gihe kinini uretse Benjamin kandi kabyiniro bakwita ariko abantu bose baranzi wenda mbere tukiga twabaga tugira amazina agiye atandukanye ariko abantu benshi banzi banyitaga Mr cyangwe kwishuraho nize hose niwabona kino kiganiro niko banyitaga ariko kuva nasoza ishuri nahinduriwe uzi ikintu bita imanika urayizi aya ntago nyizi imanika nayo nzi nta muntu ugi kubyaka uri umusore w'ibigango se gapima 90 mu bigango ntago inyanza amagwa ajya babati narahorose icyo nashaka kukubwira hari umugani umuntu akunda kuvuga ngo barya bata bakabeshera imanika icyo bita kurya bata mas ita kurya uta nuko mbese ni kwa kundi ufata ibyo kurya wajya kurya ukabireka umeze nk'utarya ariko nanone ubuse tuvuga aka kaboko simba nari mwabantu mwe munzi uryo bishyiraye none se aka kaboko ibyo urya bijyaye reba umusore nkanjye ewa na Ashton Hall uri kumubona arwaye imanika bazatereye kutarwaye imanika aya nta manika ndwaye ndi umusore ushimwa n'Imana n'abantu watereye ibyuma ubundi ni nge Ashton Hall mu Rwanda wari ukenewe ubundi abasore nkamwe ngo kubakobwa ntimukenewe abayarike ko DJ Flex avuze ngo ziraseze ntago ziba zikenewe dusaze twacu ari abantu badukunda kandi bazatugwa n'inyuma yewe wazaguhuza na DJ Flex kubera yani ara namwemera se ninde wajya hejuru ninde wajya hasi reka je ndagari sawa uzajya gushotorana Flex we byagenda bite ariko ibyo ntago bari sawa nawe akamwishakira mu diaspora abo ntiyakwemera
kubera iki erega mani ngende umusore n'uwakurikiye kino kiganiro ngende umusore ushimwa n'Imana abana amatuze ya Abrahamu urayabona ariko inda ariko no mu minsi mike abantu bamwe kumenya ngo nikuzana n'inda koko nibyo yaraje se umusore itariho mwana yava ese sha abantu mwenywera Mano muri guma gusa. Ariko gugu basetse. Ko mutamwe igikoma ko munywa icyayi gusa yaba mu gikoma. Ariko mani bura kunywa icyayi ni byiza. Buri inzoga naga ari nziza, naga inzoga ari zabato. Bura nje nshima Imana kuba yarangize gutya sinywa inzoga. Kuko yonza kuba nk'inzoga n'ibintu nkora bimfata umwanya munini wo gutekereza byari kuvamo no gusa. Exact. Urugero ibintu nkora ibintu mbese usanga nirukanga mu bintu byinshi ubwo yumva yonza kubifatanya n'inzoga cyangwa ukabifatanya n'abakobwa niki kinago byari gushoboka ari kumva ngo Benjamin yasaze niyo mpamvu nahise kwiyegurira Imana ngajya ninywera agakoma draka gakoma karyoha urarubizi ubujye nk'igikoma iyi ngenda guma babyita iguma babyita iguma ujye jyayo cyangwa ubuyi ariko ubundi ubutani ingaruka mu kiganiro nzagaruka nzanye n'igikoma nje nkuri kiganiro ndi kunywa igikoma uzi metero twateraga turi kujya kunywa ubuyi ari mu gitondo tubyutse mbere dusoje tide katwikomereze n'ikiganiro cyacu umugabo bita Kagarara nyuma yo kwa Ashton Big cyangwa se Ashton Hall asubiye muri Amerika gamusezeranye ko azagaruka nyuma y'amezi 6 cyangwa se bazahura no muri Amerika Kagarara yongeye kugaragara ari kumwe na minister ibi bishatse kuvuga iki gutumirwa nkara mu birori nkabira muri Connect Award Kagarara ubu ngubu navuga ko ari mu bantu igihugu kiri kwishimira urugero Kagarara ni wa muntu wakoze ikintu hano mu Rwanda nta muntu uragikora haruzi se mu kwezi kumwe abahe ntago se tuza abantu bagiye kwirukanka bagatahana imidari ya zahabu abahe ngo wa muntu bavuga ngo Rwanda is very hot aya ibyo ntago byo ubundi mva nkubwiye Kagarara akimara gukora bino bintu igihugu cyo cyarebye ko Kagarara yifitemo iki ubushobozi nose Kagarara zira miliyoni 5 bamuhaye wazibonye ariko rero nabibonye ariko birabako nose zira miliyoni 5 yaba atifitiye icyizere cyangwa akore yari kuzihabwa ariko se tusubira inyuma iyo umugabo ataragize hit Kagarara table de nayo yari kwigeraho bura mu Rwanda rero mu Rwanda nago bizi iyo wagaragaye bura ngo ibuye ryagaragaye nago reba yikisha isuka bura Kagarara ni icyizere cy'abandi bantu bameze nkawe cyangwa bafite ubumuga nkawe bivuze ko nabonye minister utuma twishima yavuze ati akwiye kuba ambassador agendera kuri bagenzi be bagiye bakora ibikorwa bigiye bitandukanye urumva harimo Merci ba Junior Rumaga bira ni ibikorwa bakoze kandi bifasha urubyiruko muri rusange ubwo urumva ko na Kagarara nta muntu twari dufite ushoboye urumva kuba yagira ute ya brandinga abantu bafite babana n'ubumuga urumva ushoboye kuba yakigira icyizere ngo abahagararire nanone minister arongera agaruka ku kintu avuga ati Kagarara mu bintu ukora nukwiye kugira ute nukwiye kubica ku ruhande urumva guhindura ibintu kandi cyane nanone inshuti nukwiye kugira ute guhindura inshuti bishatse kuvuga ute hari ukuntu umuntu abona amafaranga nyine urabise bijya bibaho se hari ukuntu umuntu abona amafaranga akaba tugombonye amafaranga reka mpindure n'inshuti reka nje muri ibi bintu ariko yavuze ati rero minister yivugiye uwo ni nka Benjamin maze gukira utazongera gusubiza Google na Pacific nibyo niri kukubwira ubundi iyo ukize ugashaka guhindura inshuti bya bintu hagiye bipfa minister we yavuze ati nitwe tugushima nitwe tunafwe tugira ute tukunenga nitwe tukunenga bishatse kuvuga ati rero weho nimba ibintu uri gukora uba bigireho umugisha ugashaka guhindura inshuti ngo nuko ufite aho ugeze ibyo ntago bari sawa ariko nanone twumvikane urwego yarariho niba wagenda gukamusuhuza ni wa musore ugiye kugendana ni bonse imbere n'inyuma oya ibyo ndi kuvugaho ntago uri kubyumva nituvuze ko agiye guhindura inshuti cyangwa agiye kugumana inshuti yari afite ahubwo akwiye kugira ute kwa updatinga agiye guhindura nyine mu byiciro cy'abantu bafite imodoka azongera kugendana na Benjamin utafite n'igare oya ariko oya
ukiriho ndi gutekereza ntabwo uri ku cyuma ubundi abantu bose gukura ni iki se gukura ni iki kwa niki nyine wakuze nose nakonya kugendana nawe ngewe maze kuba umusaza reka ubundi wowe ntabwo uri kubyumva gukura ni cyagiye ufata ubumenyi ukunguraho ubundi bumenyi uba wakuze Kagara yakuze iki rero yakuze mu bumenyi bishatse kuvuga ngo n'inshuti arimo afite agiye kuzikuza mu bumenyi ahubwo bongera imikorere mu byo bagize ute bari barimo gukora icyo bavugaga ati rero agomba kwa updatinga ubundi system yose yo updatinze nuko uba uvuye ahantu ujya ku yindi level ubwo ashatse kuvuga ngo ibyo atarafitemo category atarafitemo mu bintu yakoraga agiye kubya updatinga akora ibintu bigize ute bigezweho akishana no gucrashing ntabwo bishobora gukarashinga reka buriya gukarashinga umuntu ejo bundi bigeze kumubaza ati ari miliyoni 7 urumva bamuhaye ejo bundi ndabonye ko bamuhaye n'izindi miliyoni 5 ubwo ni miliyoni zingahe 12 ari nkayo wazikoze iki nahita mfungura iduka ricuruza ibyuma wowe nicyo gitekerezo cyawe njyewe umuntu yarivuze ati amafaranga yose iyo utayitwayemo neza ni impfabusa ni abantu dufite se kandi bagiye bakira kandi bari bafite amamiliyoni n'amamiliyoni si bahari barahari ni Kagarara twabonye yongera kuzamuka stage dressing code yewe imyambare yahindutse ari gushima Imana mu mashimwe menshi cyane dore ko Kagarara barimo kumujera n'amajanje muri abanyarwanda rero ku bandi bari kumujera amajanje ntabo bandi bari kumujira amajanje niboneye ikiganiro ahantu barimo kuvuga ati Kagarara uragura imenge ugiye kumera nka Yago wavuze ngo ubwo Kagarara muraje nawe mutangire mu Rwanda ntabwo bizi GTF ni yajaga kubita hit so GTF yakoze ihe hit yakoze iki mu Rwanda twaramurebaga tukamukunda wasimuka ntabwo igeze umureba ariko abantu benshi bagize nawe ntabwo namumenya GTF ni iki yakoze iki ni Titi Brown waririmbye uzaze ubwo nawe uraje na Afrika warimbye agatunda gahura mu Rwanda dusigaye dukunda ibigezweho oya ahubwo iyo uzanye ubugoryi nawe urangira vuba Afrika ko yarimbye agatunda ari he uheruka kumwumva niyo mpamvu natwe turi kuvuga ngo Kagarara akwiye kwitwara muri bino bintu neza hajyanye butsa Kid yaririmbye iyi Kid sinzi by'abahanzi no teta ni yazimye hungu sinzi nimba siga atoragura n'amashashi simbizi hit ya Kagarara ntago izavaho kuko ni umu content creator kandi ukoresha fitness imbaraga z'umubiri we kereka umunsi azarwara akaba atakibasha gukora ariko se reka tujye tuvugisha ukuri tuvuze wenda katazazima urumva nuko ibyo uri kubivuga ariko mu Rwanda iyo ngeso ntabwo tuyizi yes yo guharara baharaka ari gaharawe iyo ukayikiri kuri pose ngukora ibintu bidukonvenka turakwibagirwa ndabyumva ko mumwibagira twibagiwe yuko bakinga James tugiye kwitega ko Kagarara mutazigira mumwibagirwa twibagiwe yuko bakinga James indirimbo zabo mu minsi mike turazishira muri karahanyuze ahubwo we ikintu Kagarara bo bazamukorera bazamufuta nk'umuri legend ahubwo banamwibagirwe ntabwo Kagarara zibagirana kuko ibintu akora biri official on national level ikintu kimwe kigaragaza ko Kagarara wenda azagenda ubu ni uzamugira ishari uburebure bwawe ngwe mugufi ya wowe Erega ngiye ntago mugira ishari ahubwo igikorwa yakoze ni ikintu cyiza okay ngombwira nk'umuntu wamugira ishari Erega abantu bose Rutambi wese niwe bakora ibintu ariko ubana n'inshuti n'igwemukira wari ubizi nyine mbwira Rutambi niwe bakora ibintu bibi niwe wamugira ishari kumentioninga muganga azamuhemukira uriya ukeka siko mu Rwanda ibyo Kagarara yakoze hari ababyishimiye bose babyishimiye reka ndiko kubaza mu Rwanda ukeka ko abantu bose babyishimiye cyane twarayazamuye turahenza erega kuzamuka hari ukuntu umuntu aseka ariko mu mutima agize ute yishimye abanyarwanda umuntu aseka yishimye gute ese ugiye kubanywa muri ba nyamusekana imbereka ibyo nabyo namwe singiye kubareba abanyenduga niko babaye twikomereze Kagarara agize atya miliyoni 5 yarayahawe mu ijoro ryatambutse cyangwa se ku munsi w'ejo ubwo bari muri Youth Connect Award harimo abegukanye ibihembo harimo James Merci harimo Junior Rumaga n'abandi bantu bagiye batandukanye ibi ngibi kuba igihugu cy'u Rwanda gihemba abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga uyu munsi wa none kandi none zikaza bamwe bakajya muri gereza abandi bakanashimirwa ibi bintu bifata gute buriya rero u Rwanda cyangwa politike y'u Rwanda cyangwa uko mu Rwanda biba bimeze mu Rwanda ni igihugu cyiza iyo ugendera ku mategeko leta yifuza nta n'ukuntu utagira utatera imbere
kandi leta igufasha mu bikorwa byawe bigiye bitandukanye. Kuko nimba u Rwanda ruvuga ati uno muntu ari gukora ibintu byiza ari gutaka igihugu, nibivuze ko u Rwanda narwo rutamufasha. Kuko ba Merisi batangiye tubaseka tuzi ko bitazakunda. Ibi byamaje gukunda. Ariko imbaraga Merisi yatangiranye, wibuke ko ari mu bantu bagiye batsinda ibihembo bitandukanye. Merisi yatanze ikiganiro avuga ati ngiye mama amafaranga yo kujya kwiga ariyemeza aravuga atereka ahubwo nyashora. Utabizi ne wabibarira tuzi aho byaturutse. Kwikomereza. Bazakubwira ngo wahereye ku magi. Utagira igitekerezo cyo kuva ku magi 10 ngo utekereze kujya agiye mucece. Urega buriya hari ukuntu tujya tuvuga ngo yatangiriye ku magi 3 ngo none ngageze ku nkoko 500. Ibyo nabyo bijya, ariko rero nimukabeshye n'abantu ngo batangiye ku magi 3. There is another way to pass through. Hari izindi nzira biba byanyuzemo kandi bigerweho my brother. Ashton Hall ageze gutya rero, ageze muri Amerika, aho yaje mu ba content creator kubera i content yakoze, yaje no mu ba content creator ku rwego rw'isi, ari mu bantu bari imbere cyane mu bantu 50 hakazamo n'uyu mu Show Speed, hakazamo n'undi muntu Amerika ituri imbere cyane, iri advance. Urebye abantu benshi biganze muri ibyo bihembo bahawe urasanga ari abanyamerika cyane. Erega buri abanyamerika batuwe na miliyoni zirenga 300. None se bivuze ngo nta banyafrika bahanga udushya benshi cyane dufite? Ariko turanabafite abanyafrika bakurikirwa cyane ku ma TikTok, banarenze n'abanyamerika barahari cyane. None se wagira ngo Kagara si icyitegerezo, nari gushyiraho video igakubitirwa na miliyoni 10 na zingahe 20. Bivuze se atari ikimenyetso ko mu ku rwego rw'igihugu ejo tutazaturimo kumubona kuri platform imbere, nawe ari kuza mu bantu bashimirwa muri Afurika. Nose wagira ngo burakagarara muri Tenge uramuzi uyu mujama wo muri Uganda. Yego. Nari gukurikirana ibikorwa se bya hano mu Rwanda. Si umustasi afite miliyoni 10 zigera muri 12 zimukurikirana. Sari hafi kuzinaha. Bivuze ko nyine u Rwanda rurimo kugenda rwaguka cyane mu buryo buri hejuru cyane. Okay. Bivuze ngo twitegeye ko Ashton Hall Small Kagarara dushaka kumona ku ruhano mpuzamahanga kuko amaze kujya aba followers 600 kugeza ubu. Cyane rwose ubu ngubu ari ku yindi level, imbuga zose ari gukurikirwa biteye n'ubwoba. Okay, imana ishimwe cyane, katwitegeye yuko mu Rwanda tuzabona aba content creator cyangwa se aba blogger nkuko tubona ba Dumba, ba Godfather n'abandi twabona ku rundi rwego mpuzamahanga. Cyane rwose Kagarara respect, kandi ibintu ari gukora ni ibintu byiza cyane. Dukomeza no kumwihanganisha kuba ngo umwishwa we yagize ikibazo, mushiki we yavukije umwana we. Urumva dukomeze no kumwihanganisha abari mu bibazo bigiye binatandukanye. Nyine urumva ni ibintu byo kugira ute byo kwihanganira, kandi twese dukomeze kumwihanganisha. Ariko abonye kuntu Kagarara bamwakiye hari kuri table, ewe gamana ari mubashywe. Ariko bura rero Google. Imana uzajya usenga Imana uzapfe nk'umukire. Ewe gamana. Gute? Kagarara ejo namonye muri hoteli. Arambwira ati ubu ngo miliyoni ngo ngahise mobe yajyaga avuga ngo miliyoni y'idolari ragiye. Ngo ngiye aka kanya miliyoni 100 nga uzi kujya wicaye mwana udakora weho ugenda ugatira kompaza ukunguka. Akwe kujya tubesha. Mugiye kumwana ngo Kagara mwaraganira ngo ufite n'ubushobozi bwo guhura nawe wowe. Njewe se? Erega si uvuga usukuye ngo twaraganiye, ariko nawe yagiye atanga ibiganiro bigaragaza bati ubungeje miliyoni 800 ziragiye. Erega ni iki cyatuma naraganira nawe? Ni iki cyagana ngarara? Ngiye ndi tipe baone wabajije akana tipeti wowe ukorekeye kinyamakuru. Nanjye sazajya kumaza ngo rekeye kinyamakuru yaba n'inshuti yanjye. Erega buriye nta kintu kidashoboka, nanjye wabyuka ugasanga ndi muri Amerika ahubwo ndi ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rw'isi. Dushimire leta y'u Rwanda iri gufunga bamwe igafungura abandi ikanatanga ibihembo. Ariko ngo Gitafu ngo bamufunze. Oya Gitafu? Kari muri gereza. Oya kandi Gitafu jo nabanya gukora ikiganiro ariko doda inkweto ariko ngo yabamusubiza aho yavuye. Byancanze nabonye ngo nawe bamufunze ariko. Oya koze iki? Sembese. Nta makuru mfite. Nago nyavuze. Bagize batya DJ Sony yasohotse urutonde rw'abantu bageze kuri 6 barimo umublog umwe uri hanze y'igihugu, none mu blog uri hanze y'igihugu, barimo Yagunyarwaye uri hanze y'igihugu, barimo Brian uri hanze y'igihugu, barimo DJ Brian yagiye mu kazi Kazungu ka boss. Ibi bishatse kuvuga iki kuri DJ Brian? DJ Brian DJ Sony. DJ Sony ya ni umukobwa nyine, ni umu DJ mwiza cyane, azi no kudija. Nekereza ko kiriya kirego ubundi yagitanze 2021 ndakeka 2021 reka ndebe 2021 akigereza kuri RIB
ribi kwa kundi nyine mu Rwanda bamugira gutya paka birinda bishyika kuri 2025 bigira ubu ngubu nibwo gihawe agaciro. Bishatse kuvuga ngo abantu benshi babigizemo uruhare. Ariko nanone ngiye ndi kwibaza, hari umuntu wigeze kwandikira DJ Sonia kuri Instagram, urumva aramwandikira aramubwira ati DJ Sonia urajya uri menge kuko hari abantu bashaka kugira ute kukwica. Abya sinjya mbyemera ariko wese yarabikuye hehe. Oya umva utagira ngo wenda n'urwenya wumva. Morning Sonia umeze ute? Anezere kumeze neza. Shaman wihangane ibintu ngiye kukubwira nangare ibintu byiza gusa biriya mihanda ya za Giporoso Gisimenti uyitondere kabisa. Sha nta muntu uri kukwifuriza ineza, hari abajeni numvise uyitondere kandi bitewe n'umudije w'umukobwa ushaka kubishyura ngo baguhemukire. Ni umudije w'umukobwa w'inzobe, umudije umwitondere kuko amakuru ntabwo ari meza, mbaye mbikubwiye hakiri kare umbabarewe. Ibyo bintu ubyemera nk'ukuri? Ubundi aba ngaba ko badahuje umugabo, ko badahuje buretse baba bafite uhamagare ngo umuntu abonane ntuze kuza kubyemera kashaka gukoresha mbaye nkurabuye. Alo, wanyihangane ko ndi mu kiganiro aka kanya, ubu ndi no kuri kamera pe. Wadufota ariko nawe wambeshye Ndi kuri kamera umva se. Umva rero aya magambo DJ Sonia yagize ute yatanze bibiri kuri Instagram, utagira ngo ngiye nabikuye kuri Instagram. Bishatse kuvuga ngo hari umudije akoze biri kumbuga nkoranyambaga byose ni ukuri. Ya kuri Instagram ya DJ Sonia urebe ko bitariho. Ati hari umudije w'umukobwa urumva wenda kugira ute kukugirira nabi. Naguhamagara cyangwa mwanga arashaka ko muhura umva ko kana naguhamagara bati ndashaka ko duhura. Uramenye urajya uri menge nugira ute nujyeyo. Ahubwo turibaza mu DJ mu Rwanda tugira w'inzobe w'umukobwa nuwe. Nyine uwo mu DJ ngiye namwibajije ngewe aka kana akabonye mbona namwibajije. Amundusha mu DJ w'umukobwa ko nza aba DJ hano benshi mu Rwanda. Sinshaka kubigarukaho tukiri kuri DJ Sonia. Ni inkuru breaking news nonaha. DJ Sonia yahaye imbabazi abantu bari bakurikiranweho kumuharabika no kumusebya. Bivuze ngo ura munyamakuru kuri ntuza yatashe na Kazungu Boss ashobora kuba yatashe niba koko ari byo. Yabahaye imbabazi. Ariko mu Rwanda n'umuntu tugira imbabazi. Tugira imbabazi, dukunda kwakira abantu neza, dukunda gutanga imbabazi. Mu Rwanda byahozeho kuva kera gutanga imbabazi. Iyo umuntu mugiye mukiyunga mukagira ariko nanone gutanga imbabazi nanone. Ibyo bintu birashanga hari gukira. Ese koko kuba yabahaye imbabazi ikirego kiri mu bugenzacyaha abangaba baraza kurekurwa? Kurekurwa byo biri hafi kuko nanuza ndakeka bayamano bagiye tuvuga ati umugore yatanze imbabazi ariko imyaka 5 ashobora kuyimara muri gereza kandi tuzi ko umugore yamuhaye imbabazi. Erega buri haribu ubundi we yose n'ubu ngubu ukitse muri ribu watata aka kanya bavuze ati baragutwaye muri ribu. Nso wagira ngo wabura ikosa. Simbizi ntago wabura ikosa. Ubu se uramu Karaza wafashisha Dibu yagiye maru kumufata nibatanye no kumupima inzoga si cyo se si icyaha kunywa inzoga gukoresha umuntu mubonana mpuzabitsina ku gahato wanyweye n'inzoga n'ibiki. Ariko nawe ntago ari kuvugwaho rumwe. Kubera iki? Kuba Shadiba ari muri gereza wabonye ntuza wanyikana na Kenisi yamukozeho. Kuba ari muri gereza Shadiba ari muri rehab, umukaraza ari muri gereza, bose kandi azira ibiro bya bwenge byakoreshwe n'ibyo bya bwenge kandi na Shadiba yari yabisomyeho icyo nacyo ni icyaha. Icyaha byo bose bagakwiye guhanwa ngiye uko mbibona. None kubera kumwe yajyanwe muri rehab ni muri gereza. Buriya Shadibu ikintu cyatumye ajya muri rehab we nuko yaratangiye inzira mbere n'ubundi ajya muri rehab. Kandi bura nawe gushaka gufunga umuntu ufite depression bitewe n'ibintu yakorewe. Yatangaje ko bamufashe ku ngufu ari muntu za mu kwezi. Ese umuntu uri mu kwezi nyine yarari muri depression impamvu bamuretse nuko yaratangiye kugana iyo nzira yo kujya muri rehab yo kureka izo nzoga nyine nawe yaramushutse. Ahubwo ndibaza ngo
umwana ashuka umumama gute? Kayitesi Sonia uzwi nka DJ Sonia yahaye imbabazi abantu babiri bari muri bakurikiranwe mu dosiye abashinja ibikorwa birimo kumusebya, kumuharabika no kumubuza amahwemo bifashishije imbuga nkoranyambaga. Amakuru yizeye Nyarwanda yamenye nuko ku mugoroba kuri wa kabiri tariki ya 14 Nyakanga 2023 umunyamakuru uzwi nka Pizzo washinze Max TV ndetse na Kazungu Kabosi niyo mpamvu yari gupostinga sha umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bazwi nka influencer bahawe imbabazi na DJ Sonia. DJ Sonia rwose ni umwana mwiza cyane, nta n'ukuntu atabaha imbabazi. Aba bombi bari bamaze iminsi bari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mbere yuko DJ Sonia afata icyemezo cyo kubabarira. Mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda nyuma yo kurekurwa, Kazungu Kabosi yashimiye DJ Sonia ku cyemezo yafashe. Yagize ati ndashimira DJ Sonia ku mbabazi yampaye. Amakuru ari muri iyi dosiye agaragaza ko abantu bakurikiranwe muri iki kirego cya DJ Sonia bagera kuri 7. Bivuze ko hari abandi bagikomeje gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. DJ Sonia yifashishije umunyamategeko we Maître Jean Paul Ibambe. Yaregeye inzego zibishinzwe abantu batandukanye abasabira gukurikiranwaho ibyaha birimo kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa cyber stalking, gutangaza amakuru y'ibihuha ndetse n'ibindi byaha bifitanye isano no gukoresha nabi ikoranabuhanga. Mu minsi ishize DJ Sonia yari yashize ubutumwa kuri konti ya X ashimira umunyamabanga mukuru wa RIB Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda ndetse n'abakozi b'uru rwego bose, avuga ko bamwakiranye ubushishozi bakamwumva kandi bakamwizera ko ikibazo cye kizakurikiranwa uko bikwiye. Yanashimiye abanyarwanda benshi bamubaye hafi nyuma yo gusangiza abantu ibibazo. Reka inkuru ni ndende cyane sinza kwigarukaho. Ubundi bavuga ngo DJ Sonia yasambaniye muri hariya muri karakubiswe, sinshaka kubigarukaho cyane. Ubundi ntibajya binyabya nk'iminota 10 ukava urangije. Iminota 10 ni gute umuntu yaba nayo ni myinshi, ahubwo ngo ni 3 ngo irashoboka n'umunota umwe ugirangiza umunota. Ariko ukuntu gusebanya nta muntu ujya gusambana bwine ngo ngiye gusambana nta nubwo binabaho. Nabara baba bafata amashusho cyangwa batangaza ibintu batahagazeho ntaga bari sawa. Okay, ndagira ngo nsoreze kuri Vestine na Dorcas abakobwa banjye. Abakobwa banjye indirimbo yabo yageze he ayo makuru yanyu? Buriya rero neza amakuru ashyushye. Hagira ndirimbo bayita ibanga, ni ibanga gabaza waragoswe si umwikimwa wagabanyije impeke itabi. Ndeba nk'umuntu w'itabi koko mwa nsimbizi baraza kubitubwira. Mwitabi na hako n'amata ni wayanyoye. Amata wenda amata ndi gutangira kuyanywa ubu ngubu. Urumva asanga uvuka muri ka karere bakw'ingurube. Hehe mu amata iyo ngiyo zabunyoro wanyareka abantu bankurikira rwose mu rugo barahaza amata cyane. Haba amata menshi. Twikomereze Vestine na Dorcas gospel nyarwanda mu gihe yazimye. Abantu benshi bahugiranye mu bitaramo, turi muri sama turi kubona gospel secular ariko gospel nyarwanda ihagaze. Breaking news. No, subiramo twumve. Breaking news. Twikomereze. Urwego rwa twarubonye. Urwego rwanjye yarubonye. Buriya rero ngo ni breaking news. Buriya rero mwana namwe rero mujya mufatirana abantu. Nabibonye mujya mufatirana abantu. Buriya nakagara mwaramufatiranya ariko ura nanjye agiye bizaka. Breaking news. Urumva? Nuko Vestine na Dorcas tayari indirimbo igiye kujya hanze yitwa Itabaza. Abasesenguzi rero mu magambo batanze nuko bavuga ngo iyi ndirimbo hari umuntu iri kubwira. Uwo muntu simuzi. Harimo inyuro ng'intambuko. Ngo reba intambuko ureba intambuko ngo reba umumeko ngo yaba ubuzima bwa nyuma ngo nimba ngo yaba ngo ubuzima bwashingiraga ku bantu tuba twararangiye. Ese koko buraba bararangira buraba bararangiye ubirebye. None ko umwami yarabarekuye wa ko
ko umuntu akira akibagirwa aho yavuye mu magambo make koko bivuze ko nta hantu bavuye nta naho bageze ni kubw'ubushake bw'Imana cyane kubw'ubushake bw'umuntu ni kure bagira ubuntu budasanzwe se si umuntu wese kuzagusuzugura yakubonye ukuze reka nkubaze buriya rero ni mwese yabagire bajya bavuga ngo umva nkubwire manzu ntega amatwi umva nkubwire wowe uri kuvuga ngo simu ubundi Irene ni mu yagire Vestine na Dorcas nawe ntabwo turi kumvikana neza turumvikana gute umva nkubwire impamvu Irene sinzi ko namuzanye nimba ari wanabafashe uzamuna kuri Iris Rwanda unsupporting kubera inyungu zawe none se reka nkubaze bose baba bakeneye inyungu tuzaba dusanga inyungu ariko se ni gute ibintu byakutera imbere niba bisaba amafaranga reka nkubwire amafaranga yashoye hano nukora kamera dukoresha mic dukoresha cyangwa iki nukora content nzima umuntu agakora subscribe ntago ari umusanza azaba guhaye bizaba bimworoheye kugira ngo ajye abona notification z'ibiganiro wagize gute wakoze burane niyo mpamvu ndi kukubwira ati rero ntago bagakwiye kuba bihenura bavuga ngo intambuko reba uko tugenda yeba uko tugira ubu tumeze neza nibivuze ko mbese barimo kwibagirwa aho bavuye ntaza kwiteranya n'abantu nanjye nandi kwiteranya n'abantu niko abantu bavuze ntago nzabo yarari kubwira nanjye ntago nzababwiraga ariko yavuze ati yawe ubuzima bushyirwa akadomo n'abantu cyangwa umuntu ngo ntago baba bakigize ute mwarimo barangije sha nkuko mwashatse kurangiza ubwanje nk'abakivuga oya reka nkubwire umva ko kandi wowe ntago uri kukumva ngiyaba ngo ubuzima bushyirwaho n'akadomo umwana w'umuntu nituba tukigize ute tukiriho nituba tukiriho none se koko niba bakiriho ako kuki dukira tukibagirwaho twavuye niyo mpamvu turakira tugahindura inshuti ubu se tujye tuvugisha ukuri umuntu mwari mu nshuti mu gihe cyashije ubu ngubu muracyari inshuti bitewe n'urwego ugezeho cyane nasi ko tukigendana oya guga kandi ubujuje etaje mu mujyi wa Kigali aho ngaho ntago ari sawa none se gugu ngo gahunda ya leta yashyizeho ariko ngo posting indirimbo ngo itabaze nta makuru nari mfite nta makuru wari ufite oya ni gahunda y'abakunzi ba Vestine ntago ari gahunda ya leta utaza gusebanya kandi ndi kubona ngo ni gahunda ya leta ni gahunda yo gukunda Vestine na Dorcas bano bakobwa nabo ntago ari neza ari amagambo ira ndirimbo gusa n'indirimbo ufite ubutumwa buri umwe wese yakumvira ntabwo ni bwa Gitafu ariko Gitafu ni we butumwa yazanye muri ya ndirimbo wo kucyuzana indirimbo erega ngaho twageze muri gospel tuti amina Yesu ashimwe Imana igira rero iyo uzanye biriya biboro ntabwo ari sawa bya Gitafu ahubwo ibi turi mu Mana neza siko niyo mpamvu ndi kukubwira ngo aba bakobwa amagambo bakoresheje ni amagambo akwiye kuba yagarurira icyizere abanyarwanda sinshatse kuvuga ngo babwiraga umuntu kuko nanjye ubuzima yaba bushingiye ku muntu ntago mba nyiriho ubu ngubu urumva ariko bushingiye ku Mana yacu kandi Imana idukunda bishatse kuvuga ngo bari abakobwa batangaga ubutumwa mu ndirimbo nta muntu bashakaga kubwira ariko abantu bakavuga ati ngo reba intambuko reba intambuko ureba impumeko urabona ubu bwiza bw'iki bw'Imana kandi baravuze ngo nibwo tugitangira bivuze ngo ntibari bari mu kazi bura nibwo bari gutangira Vestine na Dorcas new chapter nibwo bagitangira turebesha man none ubwo urumva ariko se twizere ko batazazima na manager shyashya ngo hajya bayita Ostrago nimba ari Ostrago twizere ko bazakora ariko rero nabonye ibikoresho Irene yigeze akoresha drone se ibiganiro ariko babonye ishusho babonye ishusho ry'ikiganiro na drone ziri kubifata ose ariko ubundi tuvugisha ukuri buriya ko nabonye nuza Irene yashyize itangazo avuga ati ibihangano byaho hagiye bafite indirimbo zingana ngo bihano na miliyoni 60 ibyo ni ibinyoma sinshaka kubitindaho ibinyoma kandi Vestine na Dorcas tayari ubu ngubu bagiye kwikira izo miliyoni nta makuru mfite Vestine na Dorcas ariko barafite amafaranga muri Canada hari amafaranga papa bari mu maboko mazima niyo mpamvu rero bari muri Canada indirimbo igiye gusohoka Papi Clever n'umugore we Ingabire Dorcas babasanze Canada ubu ngubu rero bakuriye mu mujyi wa Musanze bombi buriya niyo mpamvu ndi kukubwira ngo miliyoni 60 bagiye kuzishyura ni iminota mikenya so guys najya ngo tugane ku musozo w'ikiganiro ayandi makuru utarajya ku musozo Vestine na Dorcas cyangwa Dorcas
mwitega igikwe mwitega igikwe aka kanya arubizi ibyo ntago ari byo ego ko Kristo kanze umva igikwe kanze nkumvisha ibyo ntago ari byo ubukwe umva Dorcas ntabwo yashaka aracyari umwana ewega mana eminyawe igikwe ubu ngubu tayari tugiye gutaha ubukwe bwa Vestine bwa Dorcas nyuma y'ubukwe bwa Vestina urumva kuva Vestine na Dorcas ibi bintu ngiye kubivuga eminyawe iza kuba imigambi y'abantu ubuzima bwacu nago bwari kuba bukibuka nago nari kuba nyaga ari ubuzima nago twari kuba tukibuka yego uwitwa Vestine na Dorcas bagiye guteranya miliyoni 61 nenye zo gukora iki zo kwishyura ibihangano byabo bivuze ngo ya mafaranga za ndirimbo ziri kwa Irene bagiye none sire narahirirwa bivuze iki rero tugiye kubona rebo yitwa ngo Odara Vestine na Dorcas Papi Dorcas ubu manager wabo mushasha yitwa Odrahogo amakuru mfite ariko uziko Philippe adashobora kujya mu nteko ishinga amategeko twagiye ako kantu ubundi niko naranze kuvugaho ariko ntago biremezwa nk'ukuri kadutegereze bisoza n'ikiganiro ariko nuko miliyoni 64 tayari ubu ngubu bagiye kuzigira kandi Vestine twitegura ubukwe Dorcas kwitegura ngewe nshaka kurya njya kuri Lipia naba nkeneye kwambara neza nkajya kwa Bosco Design na Teacher Shop muri Goyiko muri Flo ya 5 ahantu twice bahita aha bahita kuri Bana in Restaurant hanya ni restaurant Bana in resort ushaka kunywa neza ushaka kurya neza ushaka gutegura ubukwe ushaka mbese ibintu byose ibyo byamakwe bitubwatwe ntago tuzarongora gusa abafite gahunda y'ubukwe bazahagane ibyo nta bindi mwakoze kubana natwe niba utarakora subscribe like share na comment jyaho cyondeho ariko kandi mbibutse ko dufite ikinyamakuru cyandika jyaho kandi kuri irisrwanda.com ubundi urebe inkuru ziba ziri gutrendinga twabazaniye umukobwa hoza akora kuri flash bamwita nibagwire ninde kanyamibwa ka ngo ni kanyamibwa da mwakoze kubana natwe